Yeah. You already know my people out there. Yeah, them call me a good bad boy shot, a cooler believer, champion, master, conqueror, for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top starter number one baddest, Mr. Energetic Man. A Mr. Energetic Man. Alongside the whole Africa. Africa to the world. Yo. I believe on them say top baddest number one. Yago. Keeper. Follow me, brother. Come me over. I looking from the back, me tempted to touch. Yo, wine, come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch. Yo, wine, come on, nigga, baby, need to. Oh, baby, for you, I go die. Your body more a moody mind. Oh, my baby, for you, I go die. Your body more a moody mind. Sinsima, who got the keys to the city? Well, girl, you're my disease. You're my hearty desire. Every time you pull, I got me catching fire. I wanna put your ring on your finger. I wanna die for ya. I want the boss and Zakatira. Ocean, girl, I wanna take you to the ocean. Girl, I wanna see you on your body. Girl, I wanna see you on your body. Looking from the back, me tempted to touch. Yo, wine, come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch. Yo, wine, come on, nigga, baby, need to. Oh, baby, for you, I go die. Your body more a moody mind. Oh, my baby, for you, I go die. Your body more a moody mind. Life does it, kwambudzi mipaka mpaka kipunyisu mupapa kipa na ujunstopa visa vizi miji duka Dubai Ibiza Paris na Mumbai high life ibinu bidi right with me you gonna feel alright. Ocean, girl, I wanna take you to the ocean. Girl, I wanna see you on your body. Girl, I wanna see you on your body. Looking from the back, me tempted to touch. Yo, wine, come on, nigga, baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch. Yo, wine, come on, baby, need to. Oh, baby, for you, I go die. Your body more a moody mind. Oh, my baby, for you, I go die. Your body more a moody mind. Oh, shit. Girl, I wanna take you to the. Girl, I wanna see you whining your body. Girl, I wanna see you whining your body. Yo, big energy people. Stand up. Yo, keep standing. Keep moving. Yo, my goodness. Yo, I'm a big energy mwese. Iyi ni gift yanyu murabizi. Iyi ni gift yanyu nabahaye. Kandi nzi neza ko mwayakiranye yombi kabisa. Ndabibona imibare ndayibona murimo murayikunda indirimbo sana. Ere mpamvu nabateguriye media tour mu gihugu cya Uganda. Mu gihe cya vuba turongera dusimbukire Uganda kubera ko hari bamwe nabonye batemera ko ngo ndi Kigali. Nibereye Kigali ariko n'ubundi akazi kanzanye se ko karangiye ngomba gukomeza nkicomokera ngomba gukomeza azenguruka isi. Umuntu agomba kuzenguruka isi yigisha urukundo, twigishwa abantu bakwiye kubana, twigishwa abantu bakwiye gushyigikirana ibyo bindi mamuzana byo gurimira abantu ubutaka cyangwa kurimira abantu bakiri bazima mugashaka kubica mugashaka kubashingura. No. Turacyariho kandi dukomeje kubaho, by the way, neza ndetse neza dukomeje kubaho neza, ntabwo tubayeho nabi nkuko wenda bamwe babitekereza.
dukomeje kubaho neza mu izina rya Yesu, dukomeje kubaho neza mu buntu bw'Imana, dukomeje kubaho neza mu kugira neza kw'Imana, dukomeje kubaho neza mu bugwa neza n'ubugira neza bw'Imana, dukomeje kubaho mu buntu bw'Imana, dukomeje kubaho dukomeje kubaho. Aba big energy mwese muri hakurya y'amazi magari, ubwo ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi, Imana bampera umugisha. Upfa kuba gusura mu big energy mu mutima wawe, ubizi neza ko uharanira ukuri, ubizi neza ko uharanira, ubizi neza ko utagira ishyari, ubizi neza ko iyo ubonye umuntu ateye imbere bigushimisha, wabona umuntu arimo gusubira inyuma bikakubabaza cyangwa se ukumva hari ikintu wanamufasha. So niba wumva nta mutima mubigira, nta kugambana, nta uri mu big energy. Ari aba big energy baba papa, aba big energy baba mama, aba big energy baba baby. Yo beautiful girl, a beautiful getting, a beautiful getting. Yeah, yo. I have a song with the ketchup order from Nigeria, Lagos. The song goes like She says she want a bedroom calypso. She says she want a bedroom calypso. Oh gosh. She says she want a bedroom calypso. She says she want a bedroom calypso. Oh yeah. And Shaka Kuonina with the biggest behind with the biggest B. Jeshaka got to vibe to Nichamuri mindo. To Nichamur. She's sweeter than money, sweeter than bees, sweeter than melody, sweeter than weed, sweeter than ketchup. Ketchup on the chips, sweeter than everything I the one. She no give me wahala wanna daily. She want to call him my baby, yo. And I just wanna let you know. Oh. She says she want a bedroom calypso. She says she want a bedroom calypso. Oh gosh. She says she want a bedroom calypso. She says she want a bedroom calypso. Oh God. She says she want a bedroom calypso. She says she want a bedroom calypso. Oh God. You're beautiful, booty girl. Yo, beautiful girl. Big up on yourself. Beautiful ladies. Yo, around the world. Beautiful ladies. Murabizi ngiye nikundira. Nikundira igitsina gore rega ni nabana beza man. Igitsina gore na abana beza nuko ari bagenzi babo wenda babavamo nyine bakaba batuma tubafata nabi. Ariko ntabwo ari bose. Kaniraburire rero n'aba beautiful ladies. Abagabo barimo abagabo nyine banyuzamo bagakora ibintu bibi, ariko ntabwo ari bose. Nimukumve ko turi kimwe nabo. No. Ntabwo tumeze nkabo. Twe ntabwo tumeze nkabo. Ntabwo tumeze. Hari abagabo nyine bakora ibintu bibi kabisa. Bakora ibintu bibi kabisa ukabona. Ibintu ubona ukabona kabisa ntabwo. Kimwe nuko ari n'abakobwa cyangwa abagore bakora ibintu bibi bagakorera abagabo ibintu bibi. Ariko mu by'ukuri ntabwo abagore bose ari babi. Ntabwo abagore bose ari babi. Abagore b'abana beza man, barerera igihugu, babyarira igihugu, basengera igihugu, abo ni abagore b'abana beza, n'ababyeyi yo. Imana igibaho umugisha sana. Rero ngenda bikundira pe, ndabakunda pe. Aha nose muri umva ndabemera fo abagore Bagarariri yakoze igisigo cyitwa ngo umugore si umuntu. Umugore ntago ari umuntu, umugore ntago asanzwe. Njye rero abagore ndabikundira, ndabemera, murabizi. Nimukumve n'ibyo bihuha. Ibyo bihuha ibintu baza bakababwira ngo urabona rero ko yago
Bako ngo buriya ubutinganyi oya azagiye babarabura ariko bajye banyuzemo bababwiza ukuri. No. In case you don't know. You know. In case you don't know, you know. Ponde Kamera Kevin, other from Kampala, Uganda. Namuzanye Kigali, namuzanye mu Rwanda, ariko cyamurenze arimo arareba u Rwanda cyamurenze avuga ati cyaza u Rwanda rurasa neza raryoshye. Bamwe muri mwe nabonye mutabyemera. Ariko mwabana mwe b'abakobwa bibabeshya. Nazagira umuntu babeshya ngiye ngo ndi umupede, ariko ubu naba umupede koko. Izina rya Yesu Imana izakomeze kunyirindira n'ubundi yarandinze. Komeze inyirindire mu buntu bwayo. Rero abakore nge ndabakunda sana. Barabanyangishije mwanga kunyanga bambe. Muri abana beza. Muri abana beza sana. N'abagabo nge ndabemera kuko nyine tumeze kimwe. Ariko ntabwo tugomba kubonana tugakora ikiganiro mbere ko nsubira Uganda. Tugomba kubipanga turebe niba bikunda. Nibidakunda muzabyihanganire kuko mfite igihe gito cyane. Ngiye imirimo ndayikomeje ko ndashaka kubagezaho content zo mu bihugu bitandukanye kwisi, mu bihugu bitandukanye. Tuzajya Canada, tuzajya America, tuzajya he, ibyo byose aho hantu hose tuzajya turashaka kuzabereka ubuzima bw'imibereho. Nyine tukabereka imibereho y'aho hantu abantu babayeho gute. Nk'ubu ngubu ndashaka kuzakora ibiganiro minsi iri imbere kuri iki gihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda buriya hari ukuntu gifite ibintu birenze. Gifite ibintu birenze sana, gifite location arenze, gifite ibintu birenze. Nshaka kuzabereka rero hamwe mu hantu harenze muri Uganda. Nzabikora n'ama episode ngiye kujya mbategurira kuri Yago TV show. Nshimire cyane team turimo gukorana kuri Yago TV show muri no minsi. Team ityaye sana. In case you don't know, mugenze maguru make abantu mwese mwari mu magurukiye, mugenze maguru make kuko ubu ndimo ndakorana na team ityaye sana. Bishaka kugukostinga ikindi kiguzi gushaka kumenyera kuri social media. Uyu muntu afite license ujye umenya ko abatandukanye nawe utayifite. Iyo umuntu afite copyright what ujye umenya ko atandukanye nawe utayifite. Anytime ushaka kumenyera ugakoresha nk'ifoto yanjye cyangwa ugakoresha video yanjye nkisheshekera ukagira ngo byarangiye wajye kubona channel barayihanaguye. Arabo njya mbona bapostinga ama video yacu ngo murabona ngo content zitamushiranye. None se ko content zadushiranye kuko urimo gukoresha content turimo cyangwa zacu. Abantu mwese murimo gukoresha content zanjye mu minsi iri imbere mugiye kujya muhura n'ibibazo wallahi wa uzubilahi. Urakoresha content yanjye warangiza ukanavuga ko content ngo zanshiranye. Yo, no. Umisi iri imbere ubu turimo turabarabura. Kandi ndaza nkicara nkabarabura, namara kubarabura mukagira ngo ni imikino, mukagira ngo ni blague. No, mba nkomeje ntago njye mpfa kwicara gutya. Ntabwo ngewe hari benshi nabonye bandika ngo ibyo kuvuga ku muntu ngo turabirambiwe ngo ibiki. Uriwe ndakuzi, mwebwe abo muri bo ndabaza. Aba big energy nabo turaziranye. Umuntu wese ari muri big energy icyo ashinzwe gukora ku buzima bwanjye ndakizi. Umuntu wese ari mu big energy icyo ashinzwe kuvuga kuri ngewe ndakizi. Umuntu wese kuko big energy twe duhora na vibe with a pan, big energy with a pan, with good energy, big energy, positive energy. No negativity, no negative. Yo. We always up, my brother and sister. We always up. We are alive. Yo, we spread love all over the world. Wherever we go. Wherever we go, we spread love. We don't spread hate. You understand, brother and sister? We dey pan. I'm telling you.
You can't. You can't. You can't. Hey, wewe ndimo kubwira urabyumva. Urabyumva. Ibyo rero aba mwese mwandika ariko nk'ubu mwumva hari comment yaza ngo imbabaze. Nk'ubu mwumva hari comment yaza ngo si none sinyisoma na comment zanyu. Hari ibyo mba naciyeho gutyo nkabona ngo nkabibona gutyo aho ngaho. Mwebwe muza gahinda naciyemo mu myaka ine, muzi ibintu naciyemo mu myaka ine mwebwe mwabambari mwe babo ntavuze baraho nabwo murimo murabashuka kuko bicaye ku muriro. Bicaye ku muriro, umuriro urimo urabatwika mukabona ariko bihagazeho ngo ubufaranga bwa YouTube butabacika ngo ibyo muzabyikora kugeza ryari? Ibyo uzabikora kugeza ryari? Ko ikinyoma kitaramba, ikinyoma ntabwo kiramba. Abo ngabo muri aho ngaho murimo gushimagiza n'ibiki. Mukomeze mushimagize. Uwo mushimagiza ntabwo mumuzi, mukomeze mushimagize. Nibona ngo wasuzazana n'izindi video kuko ibyo ngibyo urimo bya bindi ntabwo tuzazana n'izindi video noneho niba uzi ngo byararangiye. Senyi ngo ugize gute ariko abantu barimo barakushukamo barakubeshya wicaye ku muriro. Mwabantu mwe rero niba muri n'abafana babo na muri niki rwose nge nta muntu numwe umva kuri ino si ya rurema, nta muntu numwe nigize mpatira, nta muntu numwe nigize ninjira muri phone ngo nze ngo nkuhatire ngo kugira gute. Ushobora kugenda ugafollowinga channel zindi zitambutsa content ukunda iwanjye ngo ukabuvuyeyo. Abanjye ndabazi ndabashimira buri munsi rega mvugana nabo ndabagaburira n'ubu ndimo ndabaha content. Abanjye bo barabizi ko ndimo kubaha content, ariko utari uwanjye nyine jya kuzindi channel, narabwiye ngo ibyo ibidakwiriye nimbona nzabivuga. Ibyo bindi rero murimo kunzanira hara muri comment cyangwa mwandika hariya ngo ibiki ngo turi mu matiko. Uwo muntu murimo gushuka yicaye ku muriro warabizi, we arabizi kandi arabizi ko ibyo birimo gusubira inyuma. Arabizi ko ibyo birimo ibyo uzabyigira kangahe, uzicara ngo kangahe uzamotiva abangahe, uzagira gute. Reka dukomeze mbabwira icy'ingenzi cyari cyanzanye. Icy'ingenzi cyari cyanzanye uyu munsi gufata ino video. Ndagira ngo tugaruke ku nkuru zimaze iminsi zivugwa cyane ku bijyanye n'ifungwa rya bamwe mu bantu bafite aho bahuriye na creative industry, kuko buriya igisata cya Miss nacyo kibarirwa muri creative industry. Hanyuma n'abanyamakuru batandukanye cyangwa se ibitangazamakuru cyangwa se iki, ibyo byose biri muri creative industry. So hari bimaze iminsi bivugwa amafoto amavideo n'ibiki. Uyu munsi mumaze iminsi tubona muri creative industry abantu bamwe na bamwe batabwa muri yombi, abandi bafungwa, abandi ni byinshi. Igisata cya Miss Rwanda cyangwa se ikibijyanye n'ubwiza nacyo kibarirwa muri creative industry. So ikintu gitumye mvuga ngo reka ngire icyo mbivugaho, nanjye ndi umuntu barizwa muri creative industry, niyo mpamvu numva nifuza kugira icyo mbivugaho, ariko mukabyumva nka opinion yanjye kuruta kubyumva nka hari rusange. No, ndabivuga nkanjye. Nabonye uyu munsi inkuru ya mbere imaze ngira ngo dukoze no nkuru yacu hano kuri Yago TV show. Iyi nkuru imaze amasaha 8 yanditswe. Amashusho ni inkuru yanditswe ku Gihe mu gitondo cyo kuri uyu wa 31 ukwakira 2024. Miss Muheto Nshuti Divine na Sengabo Jean Bosco umenyekanye nkafata ku mavuta bagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho bagiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha bakurikiranyweho. Iyi ni inkuru ya mbere. Hakugenda inkuru imaze amasaha 6 yanditswe n'ubundi na Igihe. Bandika inkuru ivuga ati amakuru mashya, ubushinjacyaha bwasabye urukiko gushingira ku bimenyetso rukemeza ko ibyaha byo gutwara imodoka yasinze, gutwara adafite uruhushya no guhunga
umaze gukora cyangwa guteza impanuka Miss Muheto Divine akurikiranyweho bimuhama bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 8 n'ihazabu y'ibihumbi 220 by'amanyarwanda. Ubwo naho inkuru n'ubundi ifite umutwe w'amagambo uvuga ko amakuru mashya Miss Muheto Divine yasabiwe igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 8 n'ihazabu y'ibihumbi 220. Hanyuma twongere tujye ku yindi nkuru n'ubundi yahise yikurikira nayo imaze amasaha 6 ifite yanditse muri ubu buryo ivuga iti Miss Muheto Divine yatakambiye urukiko asaba ko yagabanyirizwa ibihano yasabiwe n'ubushinjacyaha. Ati mu minsi maze mfunzwe nabashije kwiga kandi ibyaha ndegwa nkaba mbisabira imbabazi nanizeza urukiko aho mpagaze imbere yarwo ko bitazongera ukundi. Iyi ni statement ya Muheto. Nkuko mubyumva Muheto yagerageje gutakambira urukiko nkuko nubundi hakoreshejwe iryo jambo ababwira ati iminsi maze mfunzwe mu by'ukuri narize nitekerejeho kandi numva bitazasubira ukundi. Kuko Muheto n'umwana w'igihugu, Muheto n'umunyarwandakazi, Muheto ni Miss. Uyu ni Miss Rwanda, ni Miss w'igihugu. Tujye tunanyuzamo ariko tunatange byibuze niyo credit, tunubahe n'uwo muntu byibuze tuvuge ngo uyu muntu yaraduhagarariye mu bihe byashize aduhagarira nka Miss Rwanda. Indi nkuru yakurikiyeho n'ubundi maze amasaha 6 nayo iravuga ngo umwe mu banyamategeko ba Miss Muheto Divine yavuze ko umukiriya we yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi kandi ko atigeze arushya inzego z'ubutabera. Mwumve neza. Umwe mu banyamategeko ba Miss Muheto Divine yavuze ko umukiriya we yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi kandi ko atigeze arushya inzego z'ubutabera. Yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga bityo ko amategeko y'umuhanda yari ayazi ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara imodoka wenyine adafite uruhushya rwa burundu. Cyangwa numve nakwifuriza gereza kubera ko gereza nge narahasuye. Gereza nta migambi haba. Abantu bagiye muri gereza bo barabyumva. Nta migambi haba ntazagira umuntu kubeshya. Nta migambi haba ngo urabona ngo ngewe ngo ubuzigi uzatahira se. Niyo wanakatiwe. Ari igihe ureba ukavuga se ndagira imigambi. Rero abantu bafunzwe, abantu babayeho muri gereza ibyo ndimo kuvuga barabyumva. Ngewe nta muntu numwe nifuriza gereza. Urumva uyu aba bombi ifungwa ryabo ntabwo ari ikintu naza kuvuga ngo ni ikintu ngo cyiza ngo ni ikintu ngo nakwishimira oya, nta muntu ngiye nifuriza gereza. Ndabibabwiye, this is my word, nta muntu numwe nifuriza gereza. Kuko gereza sinafunzwe ariko gereza ndayizi, narayisuye, nanaganiye n'abantu benshi bo muri gereza cyangwa babaye muri gereza. Rero iyo mbonye umuntu yifuriza undi gereza bitamenya ko uwo muntu ari mubi. Ngewe iyo mbonye umuntu arimo kwifuriza mugenzi we gereza mpita mbona ko uwo muntu ari mubi. Ntabwo ngewe mu kumwitura namwifuriza gereza, no. Ari nayo mpamvu uyu munsi ndaza kuvuga ku ifungwa rya Muheto nka Miss Rwanda. Nababwiye ko ari ibitekerezo bya nuko mbyumva, nuko nshaka kubisangiza hano kugira ngo tureni basi niba hari icyakorwa. Imana niyo mustari, umva Yesu niwe mustari wa mbere. Rero nge nzakomeza kubera ubuzima buri cheap. Nge umva nitegera kamoto. Mbe mfite n'ikimodoka ariko giparitse cya danje. Nitegere n'indege. Ariko nkomeze nibere ubuzima budahenze, bwa buzima muvuga ngo ni ubuzima buri luxury, ngo ubuzima ngo buhenze ngo nibwo ngo hayize ukigira gutya gatuza kakarega ngo ndarenze ngo ni umustari. Nagiye mbona abantu babona aba superstar. Jesus Christ is the superstar, number one superstar. Jesus Christ is the number one celebrity. Jesus Christ is the number one with a pan. Is the number one top shutter.
Jesus Christ. Oh, you don't know. You don't know. Mbona mwizamura ngabona mwameza amababa ngabona uwo mwana murimo kurimira hitaka. Ntabwo ndi kumwe namwe. Noneho muze muri comment muntuke. Naribi ngewe ndabyemeye. Nemeye kumugaragaro. Ariko mureke kwandagaza umwana, mureke igikomere murimo kumutera ku myaka ya 21. Ntabwo muzi ashaka gufungurwa nkuko mwe murimo muramwifuriza ibintu bibi nababonye bamwe muri mwe biki ashobora gufungurwa ejo bundi akazaba umuntu ukomeye, akazaba minister, akazaba deputy, akazaba honorable, akazaba mayor, akazaba kubera ko uwo mwana n'umujyambere afite byinshi byo gukorera igihugu cy'u Rwanda, afite byinshi byo gukorera kino gihugu. Rero uyu munsi kuko agaragaweho n'ubwo busembwa muhise mutangiye social media murimo muramwica ntabwo ndi butinye kubivuga, murimo muramwica uwo mwana, ibyo bintu murimo kumukorera mubireke. Ntabwo ngewe ndi kumwe namwe. Muheto, iyi video ushaka kuyibona cyangwa ntuyibona, ariko nunavayo uzayibona kandi ni vuba cyane mu izina rya Yesu. Muheto, taha mu izina rya Yesu, ibyo bihano bikurweho birangire mu izina rya Yesu. Ndashaka kukubwira ngo ongera uhobere ubuzima. Muheto, ongera uhobere ubuzima, ongera wumve turagukunda, wigira ubwoba ngo wumve ko abanyarwanda twakwanze, abanyarwanda twakuvuyeho. Ngewe ndagukunda kandi mfite n'abantu benshi tugukunda, tugushyigikiye. Ntabwo tugushyigikiye nkuko abantu babyumva ngo tugushyigikiye ngo mu makosa. No, turagushyigikiye kuko amakosa yari yose wakora, ikintu cyanshimisha cyane nuko wemeye amakosa ukanayasabira imbabazi. Aho ngaho turi kumwe 100% Muheto, songa mbere twiteguye, umva ngewe n'aba big energy twiteguye kuba inyuma yawe, kandi mu izina rya Yesu dusenga araza kubigenza neza, uraza gutaha. In the name of Jesus uraza gutaha. Nabandi bose bari mu nzu z'imbohe, mu izina rya Yesu ndabasabira gutaha. Namwe mwese muhangayitse, mu izina rya Yesu ndabasabira gutaha. Kuko ntago hari ahantu wakwifuriza umuntu. Oya. Ntabwo ari ahantu wakwifuriza umuntu mugenzi wawe ku makosa yose wakora, ariko ntago ari ahantu wakwifuriza mugenzi wawe. Ngereka mbashimire cyane. This was my opinion kuri iri fungwa rya Muheto. Imana ikorohereze kandi Imana ikomeze umuryango wawe. Ndabizi ibihurimo gucamo biragoye, ariko urabisohokamo vuba, kandi nubisohokamo urasohoka uri umukobwa wundi, urasohoka uri umukobwa ukomeye, urasohoka uri umukobwa uzi gufata imyanzuro ikomeye. Ndabizi, komeza umere neza Muheto. Ndashaka kugusaba kumera neza mu buryo bw'umutima, kumera neza mu buryo bw'amarangamutima. Ntuze kubash. Don't be shaken, please. I beg you. Don't be shaken. Niyo wanavayo uzareba ino video igusubizemo imbaraga. Don't be shaken. We still got your back. Hey, we got your back. We are there for you. Turagukunda, abanyarwanda benshi baragukunda, kandi wikumva ko ibitangazamakuru 10 cyangwa 5 byakoze inkuru bikuvugaho, wikumva ko bise oya, komera. Nuvo hanu uravayo ukomeye cyane, uravayo urundi mukobwa, kandi turimo turavugana wanavuyeyo ino video. Ndabizi ko wavuye uri murandeba Muheto. Big up on yourself. Yo, beautiful girl, beautiful miss. Reka nkuhobere Muheto. Mpobera sha. Mpobera. Ndaguhobeye, ongera uhobere ubuzima, wongere wumve nta cyabaye cya danger. Ongera wirira umuceri, wirira amafiriti. Itemo. So kugende wirira ubukoko. Kuko umugambi w'Imana suwejo. Uwo mugambi w'Imana. Kuko umugambi w'Imana suwejo. Onanana suwejo. Ababigena mwese ndabakunda. Hasta la vista. Dukomeze duharanire ukuri, dukomeze duharanire ineza, urukundo. Kuko ibi byose mba mvuze, ntago mba mbivuze mu izina ry'urwango, mba mbivuze mu izina ry'urukundo.
ntabwo ari uko nshyigikiye muheto mu makosa, nta nubwo ari uko nshyigikiye n'undi muntu utari na muheto, ahubwo amakosa ntakaruta ibyiza twakoze. Kosa rimwe ntirikaruta ibyiza twakoze. Ndagira ngo tugarure ubumuntu mu banyarwanda, twongere tugire impuhwe ariko mwese tukongera tukagira impuhwe. Ariko utewe ishema no kubona umwana w'umukobwa Miss Rwanda 2022 yambaye amapingu, erega ukamufotora, ukamufilima, ukeseka, ukapostinga, Miss noneho ibintu bimubayeho, kama iza bichi, no. Muheto turagukunda, uri mwiza, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa mwiza Muheto, turagukunda. Ugomba gukomeza kuba umukobwa mwiza muzima. Ibyo bindi byiguca intege wikumva ko byacitse. Turagukunda sana, niyo mpamvu nkuririmbiye ngo umugambi w'Imana si uw'ejo. Ndabizi ko indirimbo ikunda kandi ndabizi ko unayumva kenshi. Wongere yumve Muheto, iyo ndirimbo wongere yumve n'izindi ndirimbo, ariko iyo ndirimbo wongere yumve neza. Hari izindi mbaraga iri buze kuguha. Ubyumve ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ibyakubayeho ni ibintu bishobora kuba ku muntu wari we wese w'umukozi muzima uri nomo. Uri nomo, kandi abantu bari hariya n'abantu bari genius. By the way, abantu bafungwa n'abantu baba bari genius, abantu bisanga muri case nk'izo n'abantu baba bari genius. Nabonye hari abanditse ngo baramutegereje ngo hasta la vista. I love you so much, my people. Big energy. Kevin Agaba, Ponde Kamela, Kigali, Rwanda, representing Karicha Music, Uganda, Kampala, East Africa, Africa to the world. Fire burning with a pan.